ibinezeza umuntu. Ubu ndimo mvuga ibi ni saa munani z'amanywa. Ibyo mvuga ndabivuga mutandeba, gusa benshi bashobora kuvumbura ko nishimiye cyangwa mbabaye. Ni iki gituma bamenya ko nishimye? Ese ni icyaba gituma bamenya ko mbabaye? Dukurikire mu kiganiro ibinezeza umuntu ugiye kugezwaho na Jean de Dieu Uwitonze. Iyo dusomye Bibiliya dusanga umugabo witwa Salomo yari muntu ki? Yari abanyate n'Imana. Uyu mugabo ni wundi Imana yasabye kuyisaba icyo ashaka, arangije ayisaba ubwenge. Imana yamubwira ngo ubu usabye ubwenge n'ibindi byose ndabiguha. Uyu mugabo yagize abagore benshi, agira ubutunzi, ifeza n'izahabu, agira inshuti, agwiza imiryango. Ariko se amaherezo yaje kuba yahe? Yaje gusoza inyandiko ze avuga ngo byose ni ubusa. Kubera iki? Ibi wabyumva neza ufite imyaka 90 utabasha kumva. Noneho umuntu akaza akagusaba ko mujyana akajya kuguha amadolari 1000. Wakwisekera ugira ngo aragusuhuje. Niba byabaye no kuri uyu mugabo Salomo. Yaravuze ngo nta kineza umuntu kuri iyi si nko kujya no kunywa. Gusa yaje gusanga nabi byose ari ubusa. Yabivugiye iki? Iyo umuntu akiri umusore agifite imbaraga, agishoboye kwitunga, ashobora kujya akanywa kandi bikaba bimworoheye, cyangwa se nubwo byaba bimukomereye akabibona yabivunikiye. Ariko se iyo amaze gusaza bigenda bite? Bya bindi arakibasha kurya ntaba akibirya. Abenshi hari abamenye ashiramo, hari abatagishoboye kureba, abandi amatwi ntabacyumva. Mbese kuba wumva bimeze bite? Baba bakinezerewe cyangwa umunezero wabo warayoyotse? Dufashe urugero cy'intambara iri kubera muri Ukraine, iri kurwanwa hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Bose bari gushaka ibibanezeza. Abarusiya bari gushaka ikintu cyose cyatuma akomeza kunezerwa batekanye nta bibazo bafite. Ukraine nayo ishaka ukuntu yakwifatanya n'abahanga kugira ngo igire ubwirinzi bukomeye. Kubera iki? Bose barashaka ibibanezeza, niyo mpamvu bagomba kurwana. Wambaza ngo iriya ntambara izarangira ryari? Izarangira mu gihe twe tutazi, mu masegonda twe tutazi, ndetse n'amasiyerise. Ubu ndimo mvuga ibi harabura amasegonda twe tutazi, iminota tutazi, n'igihe kitazwi, iriya ntambara ikarangira. Wambaza ngo ubikarikiye neza ukabishyira mu mashini, we wabona ari ryari? Bizi Mungu. Impamvu mvuze ibi ni uko Imana ari iduha ibyo kurya. Ufashe ingabo z'abanya-Ukraine ukafata n'iz'Abarusiya zose ukazima ibiryo. Ku munsi wa mbere nta n'ingabo n'imwe yabikibasha gusohora n'isasu na rimwe. Ku munsi wa kabiri bose batakambira Imana ko bashonje. Ku munsi wa gatatu nta waba kibasha kuvugana na mugenzi we. Ku munsi wa kane bose baba babaye abavandimwe, bari gusenga Imana imwe rukumbi ngo baheze amafunguro yo kurya. Ariko se kubera iki bakirwana? Ni uko mu bubiko bwabo harimo ibyo kurya bihagije. Iyo bamaze guhaga bagomba no gushaka ukuntu basubiranamo, barangiza bagashaka ubuhangage, bagashaka na bya bindi banezeza kubera yuko bamaze guhaga. Niki cyatera abantu kunezerwa? Icyatera abantu kunezerwa ni ubwumvikane, kubahana no kumva ibitekerezo bya buri ruhande. Icyatera abantu kunezerwa ni ukumva yuko mu gihe bahaze hari abashonje. Icyatera abantu kunezerwa ni uko bakumvira Imana. Ikiganiro mwari mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na Jean de Dieu Uwitonze, uzwi ku izina rya Jado Madiba.